uvuze reka hari abantu bamaze kugwa ireka nkubwire hari abantu ngiye kukwira baguye uwitwa Fisto uwitwa Manivuga Fisto uhe Fisto umuhanuzi se nawe uzi yego Manivuga urukumva Papa King kumva neza nibishaka aho n'abantu batakiri mu mwuka baragwaho cyane ntago bari mu mwuka Reverend Florian wehe je barani banamanurira Reverend wapi umufite impeta abantu bose atera commentaire ngo impeta ku cyayisimbuje impeta ya mariage irambeta ntabwo yemera ntabwo mbyemera oya se kuki utamwemera by'impeta ntabwo mbyemera ariko uramwemera nk'umukozi w'Imana umurevera yararangiye gutesa oya abyira ubuhanuzi bw'icyokere gukanga abantu je naragenze ndeba Floriye sanga Floriye nta mwuka w'Imana muri ibintu byo gupapira. Guys, reka kongera tubashime tubabwire ngo amahoro y'Imana atangwe namwe nabagireho hanyuma umugisha utangwa n'Uwiteka ibyiza byose Imana ikwere guhereza abantu bayo reka nkubwire ngo nibikugereho reka nkubwire utarakora subscribe share comment kugira ngo birusheho kugenda neza hanyuma ahangaha ni kuri Yubahwe TV hanyuma ni ikinyamakuru gitanga ibintu byose biganiro byose yaba ari ijambo ry'Imana turaza twarisesengura buri kimwe cyose hanyuma nzi neza yuko kandi namwe abakunzi ba Yubahwe TV hanyuma ziko namwe bibanezeza reka tukubwire wowe wakoze ufunguye telefone yawe ugasanga mu ijambo ryitwa Yubahwe TV kora subscribe share like comment kugira bisho kugenda neza hanyuma nawe wayikoze rero fata umwanya uzufata byibuze ufate ure video yacu irangire bizaturushaho kudukora cyane bitume birushaho kugenda neza kankubwire ngo udafashe iminota 5 ure video banza umuntu yagize n'ikindi kibazo kindi wamutabara hanyuma ndavuze ngo reka mutabare rero urebe byibuze video uyirebe umunsi umwe ujye uvuga ngo nanjye mumugisha nanikishishe narebye video kandi nzi neza ko bizarushaho kugenda neza hanyuma imbere tufite umutumirwa umuntu mwiza umuntu w'Imana umuntu uboneka mu bintu byose Imana imuhamagariyemo abikoresha nzi ko Imana maye impano nyinshi zitandukanye turakwakiriye umuntu w'Imana nitwa Samson ku bantu badukurikiranye reka tubayikaze rero tubane mu kiganiro yego hanyuma Samson mbabwire ko numuhungu wanyu numuhungu bakunda babwire ngo wowe udukunda Imana igumugisha nawe utadukunda warahombye ufite abadayimoni Imana bagukize ugira urukundo cyokora turi buri byabihe bya nyuma Timoteyo yavuze Yoweri yavuze ngo mu bihe bya nyuma urukundo rwabeshe Paulo aravuze ngo mu gihe Paulo ni wavuze aravuga ngo mu bihe bya nyuma urukundo rwabeshi ruzakonje rero abantu rwamaze gukonja ariko ndakubwe wankunda utankunda yewe uramutse unkunze waba ugize neza utanankunze waba uhuye n'abadayimoni dayimoni yabarakunyaza urukundo ariko ugira umugisha wankunda ngo atagukunze dayimoni yabaramunyaze oyo utankunze biravuga ngo uwanga mwene se umwicanyi ariko unankunze ni byiza kandi nawe wifuza ko dutera imbere ni byiza utanifuje ko dutatera imbere tuzatera imbere reka twihuta cyane rero hanyuma muri no minsi none turi kubona ku mbuga nkoranyambaga hari kujya nanyura ibintu byinshi cyane uyu munsi none nagira ngo tuvuge ku kintu kimwe tuvuge kuri uyu muntu ejo natambukije inkuru avango nazaga mpagera nje gufungwa atariko none mpagera nje kumva urubanza rwa Miss hanyuma iki kiganiro simba rakibonye iki kiganiro cy'umugabo bita yaka hanyuma yakabazindutse ajya ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ahageze aravuga ngo ngewe ubundi ku mbuga nkoranyambaga narimenyereweho mpagera nkahagera nje kureba nako baje kumfunga atariko none uyu munsi wa none ati mpageze nje gukurikirana urubanza ati rwa Miss yego rero ndaza kugaruka ku bantu babiri ndagaruka ku muntu witwa Miss baruga n'umuntu kwitwa Yaka yego none hari ukuntu isose igihe nani amazi ajya ahura n'ubufu cyangwa se ubugari bugahura n'isosi birabaje ko Yaka yajya kureba Miss Muheto oya umva Yakawe ari jambo yakoresheje iki kiganiro gikoreye ku Gasaro yaravuze aravuga ngo ngewe narimenyereye kuza hangaha nje gufungwa ariko none uyu musore nakarabye kugira ngo nze numva urubanza mu minota mike bahita bamubwira ngo bino hano ibi bintu uraza kubisobanura gute birabaje ko Yaka yajya kureba Miss Nyambo mu rubanza Miss Muheto akajyana
Miss Miheto yarangiza kujyayo akajyana icyitwa icyuma mu rukiko nta muntu wanywera Primus cyangwa anywere Knowless cyangwa anywere Dunda Ubwonko cyangwa anywere icyuma ariko no yakawe sinzi furi zamufashe ngewe uranarumiwe furi ziramufata ziba ziramwiyongoreje mujyanye kunywera icyuma he. Uyu mugabo yakaricaye batangiye urubanza nko nyine bisanzwe basanzwe bajyayo, hanyuma arabizi uburyo urubanza rutangirwa, hanyuma mwatangiye kwishinjira umwana n'umukobwa avuga ngo nimubabarire bayobozanye sinzongera ibintu nk'ibyo bitandukanye. Hanyuma yakango yumva icyaka kirazamutse ngo yakarasohotse ngo hanyuma amaze gusohoka ngo baragiye ngo yikubita kuri botike ngo basabye icyuma amaze kugisaba, hanyuma icyuma ngo agitahemo baramwegera baramubwira ngo agarutse muri sare aho urubanza rumwe rurabera, baramubwira ngo hano ntibyemewe kwanywera iki inzoga. Abayobozi baramubwira, umupolisi aramwegera baramubwira ati ntibyemewe kwanywera iki inzoga kandi nukurikirana amategeko ntabwo byemewe, ibi bintu ntibigize ate ntibyemewe. Hanyuma yumva ko abangamiwe, hanyuma yakanyina aragenda nyina aranywa nyina akora ibyo ashaka, ariko mu minota mikeya aza gusanga hari ingingo igira ate imushinze. Nkamwe iyo mubyumvishe ibyo ukimara kubyumva byumvishe gute? Ngereka mbivuge nkanje ntabwo bintu bikure nka yaka ari gusindira igikondo agasindira Remera agasindira mu mujyi Nyamirambo, ariko ibintu byo kujya gusindira gereza kandi ngo yagiye kumva urubanza tubwizanye ukuri. Yakagiye kumva urubanza ararwumva ararurangiza ariko cyuma ntabwo yarwumvishe. Kurumva yuko nyine yaricaye gato akimara kwicara azana bya bintu by'amaringara. Yes. Ngo wari zambe ngo zongo mote ngo mapende babwire teo ntabwo iringara warizana mu ipingu. Hari ibintu bidakinishwa n'abageze mu ipingu. Iyo wageze mu ipingu ibindi byose birarangira. Urazana iringara nka yaka mu ipingu. Tubwizanye ukuri rimwe na rimwe na Muheto ntago iri pingu ryarebye ngo wenda yabaye Miss. Bimujyamo te waba uri umuhanuzi waba uri ukomeye waba uri uworoheje ntago ipingu ryabura kukujyamo. Hanyuma uyu mugabo yaka hari umugana wa kera bazaga bicara ngo baza baca umugani ngo akaboko kakombye gahora gahese, agatoki kakombye gahora gahese, bagashaka kujya gukogeka gagene gakumboroza. Kandi 90% hari igihe abanyamakuru naje kureba iyi nkuru kwa Gasaro, hanyuma yakabaza kumusinyara Gasaro avuze ngo zuminga ngo turahagiye. Akomana Gasaro yarayebeye ko polisi tumujyanye abanyamakuru mnaze rwose. Hanyuma yakasha bakaba yatekereje ko ku rukiko ari Sodomo ni Gomora. Aribo bakorera ibyaha byose bibonetse ntabwo byakunda. Hanyuma rero reka twihute dukomeze ture kuri iyi mihanda. Ibiri kuri iyi mihanda ni ibintu bikomeje kuba gatera nzambe ka nyina wa nzambe, ni ibintu bigoye cyane mwino minsi ya none. Benshi tukujya tubabona ejo bundi ahangaha kuri zino nkuru ziri hano hanze. Bishop Mutesi aragira ati ibintu byenda ndashaka kubiraga Bishop Gerard ibintu urabyumva ute? Yaravuze ngo ndashaka kukuraga. Yaravuze avuga ati ngewe ibintu byanjye uwo ni Bishop ndashaka kubimuraga. Arabimuraga ariko yanabimuraga. Impamvu yabimuraga yamusabye imbabazi, sibyo? Yamusabye mbaka yavuze ati je niyamye abantu bankurikisha amagambo ngeze mu bitaro. Pastor Mutesi rero ntekereza ko kuba batamukurikiza amagambo nicyo no gusigira ibintu Gerard akabimusigira imitungo ye. Ukumva icyo bitwaye urumva ntacyo bitwaye. Ntacyo bintwaye. Hari umushumba umwe w'umurevera urwa ngo Reverend Florian yadusesenguriye ngo yadusesenguriye ku kintu ufite impeta. Umufite impeta abantu bose atera commentaire ngo impeta ku cyayisimbuje impeta ya mariage. Irambeta ntabwo yemera. Ntabwo mbyemera. Oya se kugita mwemera. By'impeta ntabwo mbyemera. Ariko uramwemera nk'umukozi w'Imana umurevera. Yararangiye gutesa. Oya se. Abyira ubuhanuzi bw'icyokere gukanga abantu. Je naragenze ndeba Floriye. Sanga Floriye nta mwuka w'Imana muri ibintu byo gupapira. Hanyuma yadusobanuye ku kintu kirwa shokora. Yadusobanuye ku kintu kirwa shokora
batubwira ngo shokora ngo nibishaka ngo umutesi abanje kumugaba kuri shokora ngo nawe ngo hanyuma na jere ngo ayirya ngo arangije ngo agije kuzara rimwe n'umuse ngo yarwaye amabya ngo nibishaka hanyuma nagira ngo dusobanure nawe nk'umuntu kugira umuntu arwara ibibyimba kugira atawanyumabara rwose se umuntu ni gute yihagarara akita agatinyuka haba ngo narwaye ngo myanya ndangagitsina ngo ndangije kuyirwara ngo ngewe ngo ubungubu ngo digusaba ubufasha ngo indwara ngo harinyishe ngo barandoze ariko kubivuga ngewe ku cyagiti ngiye kumva kubivuga numva nta kibazo kibirimo kubivuga nese kuzana kuri kamera nese kubivuga hari ikibazo umuntu warwaye yarwara akarwara imyanya ndangagitsina ye ntago ari ngombwa akabizana mu Rwanda ariko ngiye ndumva ku muntu warwaye akarwara imihanda rero itaza kudukoraho nyine ngiye ndi kukubaza ngo umuntu warwaye akarwara akamenya ko yarwaye akivuza shaka ari kuza kuvuga amabya kuri kamera ngo avuge ngo ngiye ngo narwaye ibitsina ngo nibiki ibyo nago nese bivuze ariko se ririmo oya nago ibyo bintu byari bivuze ariko nta kibazo kibirimo oya nago byari byemewe oya nago byari byemewe oya ariko kubivuga nta kibazo cyari kibirimo kubivuga nta kibazo cyari kibirimo nyine ikosa yakoze ni irihe ikosa yavuze ni irihe kuba yatabaje akavuga ngo abanyarwandakazi ngewe narwaye oya ikosa yakoze nuko iyo umuntu arwaye ikibyimba urwaye ikibyimba ku kibuno te wabizana mu bantu cyangwa wabivuga wavuga ko urwaye ni kaseri udafite ubushobozi bwo kwivuza udafite ubushobozi bwo kwivuza none se ikibyimba umuti muri farumasi ugura ngahe ariko ashobora kuba nta mafaranga yari afite uwo mwanya oya ntago byemewe ashobora kuba nta mafaranga yari afite uwo mwanya none hanyuma amafaranga igihumbi kigura umuti muri farumasi akakizana kuri kamera ashobora kuba yaraje avuga ati tuzabona kuri kamera tuzabiza ashobora kuba yaraje avuga ati ngiye ndashaka kujyana ko nabona umuntu ntabwo twemeranye icyo yavuze kubera iki nibishaka ntabwo ari kuza kubera iki se oya rwose wanjye numva nta kibazo cyari kirimo kuko urumva ko wicyo yavugaga ikosa yakoze nyine niriye muri ibyo ikosa yakoze niriye ikosa yakoze nuko yazanye ibiri imbere ahantu mu ibanga akabizana he kuri kamera hanyuma ashobora kuba yarabivuze urumva bazavuga ngo kandi bazaca umugani bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata si umugani wa kinyarwanda se yego we yashaka kugira ngo akire yese ko ari kuratira muganga ari kuratira abakunzi be ariko ashobora kuba yararatiye abakunzi biwe oya kugira bamufashe ibyo mani hari umubare w'ibanga ni umubare w'ibanga biriya ntabwo ariko kubivuga nta kibazo kibirimo oya ntabwo byemewe ikibazo kirimo ni iki ikibazo kimwe nuko abizajye kubyasasa mu bantu hanyuma nagira ngo dusobanure rero iyi shokora yariciye shokora yarikoze ku mbuga nkoranyambaga umuntu bita Revera Florian yayisobanuye dusobanurira iyi shokora n'ibishaka yariye umushumba wese agera kwa Mutesa akarya iyi shokora ni shokora nyabaki Theo yaraguye n'ibishaka yaraguye urumva Papa King yaraguye yegwe abantu zibaguye kumva neza wabonye gutese ko baguye baraguye ese ubona barimo atamango haleluya tuminjya mu muka kandi natane navuze ko zibuhagura uyu munsi uvuze abantu baguye uvuze reka hari abantu bamaze kugwa ireka nkubwire hari abantu ngiye kukwira baguye uwitwa Fisto uwitwa Manivuga Fisto uhe Fisto umwana uzise nawe uzi yego Manivuga urukumva Papa King kumva neza nibishaka aho n'abantu batakiri mu mwuka baragwaho cyane ntabwo bari mu mwuka Reverend Florian wehe je barani banamanurira Reverend wapi uri uvuga ngo ntabwo reka kubera iki reka kubera iki suri bitamwemera yavuze ngo yafashwe n'abatinganyi nanjye ndebye mba mbona ahubwo ajyaniwe ariko nawe uramusebeje aho ngaho ntabwo urayamanura hanyuma urashingira ku cyo uvuga ko abo bantu baguye urabishingira impamvu mbivuga nta mwuka w'Imana barimo uriya mu bahanuzi njye nemera barani barimo ntabwo barimo yego ntabwo barimo urashinga uvuga ngo ntabwo baraguye iyo Papa King akubita umuntu hasi kuri akagagara abadayimoni akavuga n'abadayimoni basezera mbaraga ntabwo zituruka Nigeria na Tanzania bava kuzicisha kwandese bava kuje Papa King ariko ntabwo biriya bintu byemera ntabwo byemera mu minsi yashize twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo nibakwake mikrofone naraguhanuriye urandya ibi bintu bivuga iki kuko z'Imana mugeze wawe nose umwuka wakabana amaturo ugenda akambwire umuhanuzi uzanyaka ituro nzamukubita kubera iki se oya
Njyewe nafashijwe naguha ariko niwaza kumbwira ngo mituro. We ntabwo yavuze ituro nubikurikirana cyane waza kubibona. Yaramuriye se kumurya. Yaravuze ngo impano y'Imana barayigura. Imana ntabwo bagurisha. Yaravuze ngo nibakwake mikrofone naraguhanura njye ngo ndaza tubisubiremo. Ibintu nk'abakozi Imana bakubivuga heke. Oya biriya n'umwuka wivangirwa. Wivangirwa se gute? Vangirwa karabuta Papa King yararangiye. Ubona ki nana tando ega zamwi enedre ninjye muhanuzi wenyine n'ibindi byose ndukubeshya. Ahubwo njye abantu ndaza kubahanurira sizamanga ndimo neza ninjye muhanuzi Imana itumye. Iyo utagira ngo ngiye noneho nanaraye mu isi, ngiye naraye mu ijuru. Ngiye naraye ubwoba se. Naraye mu ijuru. Waraye mu ijuru? Cyane. Ugiye kudukorera ikiganiro cya kindi wa mugabo yavuze aravuga ngo yasuje Mariya nibishaka yaza akora ikiganiro avuga ngo yasuje ngo Mariya. Mariya nagure abahuye ariko uri abahuriye he? Bahuriye. Kandi uvuye mu ijuru. Uvuye mu ijuru. Imana ikanyereka abantu zibaguye. Fisto yaraguye. Urukumva neza. Urumva neza. Uraraguye. Ihangana rya Yongwe. N'abandi bantu genda mbona abantu batakira mu mavuta wowe ugitekereza ko bakirimo. None se ushingira ku cyuvuga ko baguye? Ushingira ku cyuvuga ko baguye? Nago Imana imwuka w'Imana nago urwanyana. Umwuka w'Imana nusenyana. Umwuka w'Imana uruzuzanya. Yego. None umuntu wamaze kugwa ubwo abasaba ko bamugendera cyangwa bakamusengera. Ashaka abapasitoro bakomeye bari hejuru ku rwego rw'abavuta ari hejuru yayanjye abasengera. Nakubajije ikibazo kare ndetse n'abantu bari kurwanyizayo. Nakubajije ikibazo kare ugenda ukiranga. Ndacyakigarukaho cyane ndacyakibuka. Ndagira ngo udusobanurire iriya shokora iba kwa Mutesi itarangira ituma abahanuzi bagenda bakubitana ababishopu abahanuzi yidusobanurira shokora ni bwoko ki? Ese ni shokora igurirwa hehe? Ese ni shokora igurwa cyangwa ni shokora udusobanurire? Shokora byo ni nkuko nanjye wama shokora tebo. Shokora nta bintu birenze. Ni ibintu birenze byera shokora. Nese ya shokora ku kintu nyuma numva ngo Florian afite irari, Theogene afite irari, narabibonye ibyo kwitwaza shokora niba bireka. Oyas none oyas akaravuze ngo ibyo kurya by'abana b'Imana ngo ntazabajugunye ibibera by'ingurube. None se Florian we naguze inkuru iriho nuko nawe n'umugore batakiri kumwe. Ntabyo uzi. Reverend cyane. Reverend cyane. Wenda bikubwira amakuru. Urugo rwe rwarasenyutse naye naruri. Afite umugore n'abana 5 biwe. 5 yarabyaye turabyemera ariko urugo naruhari. Kandi konzi ko umugore bari kumwe. Konzi ko umugore bari. Yarabeshye. Senga neza ubazimana. Narwo. Njewe sineza. Narwo. Reverend. Narwo. Reverend umukozi w'Imana. Narwo. Afite n'impeta Imana yamuhaye. Narwo. Abantu baraguye bahagaze bari kugenda ugira ngo barahagaze kandi baragushije imitwe ubona abantu bariho. Guys, reka tubwire abakunzi ba Urutonde TV tubabwire ngo muraba kadasubira kuri twebwe turabizi neza ko muradukunda. Reka nkubwire aho turakora subscribe bushare comment kugira ngo birusheho kugenda neza. Hanyuma murakoze cyane. Reka twegere ku musozo. Hanyuma urabwira iki abakunzi ba Urutonde TV? Urutonde TV ikintu mbabwira mukomeze mudukunde mukore subscribe de comment share n'ibindi byose muzakira byatereza channel yacu imbere. N'ibindi biganiro ufite inkuru turahari kujya tubane nawe. Sam murakoze cyane ciao.